Imana yakunze abari mu isi cyane, ibyo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Ayo ni amagambo dusanga mu byanditswe bitagatifu cyangwa se mu byanditswe byera. Kristo yemeye kutwitangira twebwe nk'abantu kugira ngo dukire ibyaha byacu, kuko yabonye ko turi abanyabyaha, aremera aratwitangira kugira ngo tubashe kubaho. Ariko ikibabaje ni kimwe, abantu tumaze guhinduka babi cyane, tumaze guhinduka abanyabyaha ku buryo Imana isigaye yitegereza iyi si ikabona iteje ikimwaro cyinshi. Kubera iki? Niba abantu tutacyumva ko Imana ifite agaciro mu buzima bwacu, ubwo aho duherereye ni he? Abantu twimye umwanya Imana, ahubwo tuwuharira iby'isi, kandi ngo iby'isi ntacyo bimaze. Udafite ubukungu bwo mu ijuru, iby'isi ntacyo bimaze. Abantu twabaye babi turarenza. Reka tugaruke kuri aya magambo yanditswe mu ivugururamategeko cyangwa se gutegeka kwa kabiri, umutwe wa 5, umurongo wa 5 n'uwa 6. Haranditswe ngo urankunde njye Uhoraho Imana yawe n'umutima wawe wose n'amagara yawe yose n'imbaraga zawe zose, kandi ngo amategeko nguhaye araguhore ku mutima. Ayo ni amagambo akomeye cyane yanditswe mu ivugururamategeko. Imana aya magambo yatubwiye, abantu ntabwo tukiha agaciro, ntabwo tucyumva ko Imana ifite agaciro mu buzima bwacu. Ubukungu bw'isi bwaradutwaye butwibagiza ubukungu bw'ijuru, ariko igihe Nyagasani azagarukira tuzasubiza iki? Tuzasubiza ibyo dukuye he? Ni ikibazo gikomeye cyane. Ubukungu nyabwo tuzi ko bukomoka kuri Uhoraho, ariko abantu ntabwo tucyumva ko dukwiye gukorera Uhoraho, ahubwo twumva ko dukwiye gutwarwa n'iby'isi gusa bishira, aho gutwarwa n'iby'ijuru bidashira. Muri ubu buzima hari ubundi buzima butandukanye n'ubwo tubamo muri iyi si, kandi ubwo buzima nibwo bwiza. Muri iyi si turacumbitse, tuzi ko muri iyi si ntacyo tuzahavana, ahubwo ibintu byose tuzabisiga nk'uko twabisanze. Hari akantu bavuga ngo kora nk'utazapfa, ariko n'ubundi usenge nk'urapfa uyu munsi cyangwa nk'uwapfa mu masaha make. Iki kintu ni ikintu cy'ingenzi buri wese yagakwiye kuzirikana, akumva ko akwiye kugitekereza aho ari hose. Gukora nibyo, ariko tukibuka no guha Imana umwanya mu buzima bwacu. Imana niyo yaduhaye byose. Uyu mwuka duhumeka ni Imana yawuduhaye, ni Imana yaduhaye buri kimwe kugira ngo tubashe kuba muri iyi si, ariko ntabwo tukiha agaciro. Ubu sayizi hari benshi baryamye mu bitaro, hari benshi bakennye babuze icyo barya, hari benshi bababaye bababajwe n'ibibazo bitandukanye, hari benshi bihebye, hari benshi bafite agahinda gatandukanye bashobora kuba baterwa n'abandi cyangwa se baterwa n'ibibazo banyuzemo. Ariko wowe muzima, wowe ufite amaboko, wowe ufite amaguru, wowe ureba, wowe utekereza neza, wowe ufite buri kimwe, mbese muri make ntabwo ushobora gufata akanya k'iminota 3 ngo ube wavuga amena cyangwa se ube wavuga isengesho rito cyane uha Imana icyubahiro cyangwa uyishimira ku byo yagukoreye, ariko ugasanga wareba videwo y'amasaha 10 idafite icyo yakumarira. Ni ikibazo gikomeye cyane kuba utafata iminota mike nibura ngo ube wabwira Imana uyisaba cyangwa se uyishimira, ariko ibikurangaza byo bikaba byinshi, ukabireba amanywa nijoro. Abantu kubera iki tudatekereza ko Imana ari byose? Reka tugaruke ku migani
igice cya 3 cyangwa se umutwe wa 3 umurongo wa 1, wa 2 ndetse n'uwa 4. Ku murongo wa 1 haravuga ngo mwana wanjye ntuzibagirwe inyigisho zanjye kandi umutima wawe ujye wizirika ku mategeko yanjye. Ku murongo wa 2 hakavuga ngo bizakuviramo kuramba kandi biguhe n'amahoro menshi. Aya ni amagambo akomeye cyane Imana ikomeza kutubwira mu buzima bwacu, itubwira ko turi abana bayo kandi itubwira ko dukwiye guhinduka tukayikorera nk'uko ibidusaba, kuko ari bwo izatugeza mu bwami bw'ijuru. Ku murongo wa 4 haravuga ngo kuko ari byo bizagutonesha ukagira ishya mu maso y'Imana n'ay'abantu. Ni amagambo akomeye cyane Imana ikomeza kutubwira. Ni amagambo atubwira ko kubaha Uwiteka cyangwa se kubaha Uhoraho ari cyo kintu cy'ingenzi mu buzima bwacu, ari cyo kintu dukwiye guha agaciro kuruta ibindi byose duha agaciro. Iyo umuntu yubaha Imana buri kimwe arakibona. Imana niyo byose, Imana niyo iduha ibyo dukeneye byose, Imana niyo ituzirikana yaba mu bihe bikomeye cyangwa se byoroshye. Ntabwo twabura kugaruka ku murongo wa 5 uvuga ngo uzizere Uhoraho n'umutima wawe wose, woye kwiringira ubwenge bwawe. Ubwenge bwacu ntacyo bumaze. Turabizi ko ubwenge dukoresha ari Imana yabuduhaye. Turabizi ko muri iyi si nta muntu wumva ko ari we ushoboye cyangwa se ari we wigize. Turabizi ko Imana ariyo yaduhaye buri kimwe, ariyo yaduhaye ubwenge, ariyo yaduhaye ubushobozi cyangwa se ubumenyi. Bamwe mu bo twagiye twumva muri iyi si, hari abagiye bavuga ngo nibo bigize bikarangira bagize ibibazo. Hari abagiye bavuga ko imbaraga bafite nta handi bazikesha. Hari abagiye bumva ko bageze ku rwego rwo kurenga Imana, bakumva ko aribo bari hejuru y'Imana. Abo ngabo bose twagiye twumva ibyababayeho, twagiye twumva ingaruka bahuye nazo kubera kumva ko aribo bari hejuru y'Imana. Ni byiza rero kumva ko Imana ifite agaciro mu buzima bwawe. Imana ariyo ikurinze kuva ukivuka kugeza ukiriho. Imana ariyo byose mu buzima bwawe, ariko abantu ntabwo tukibizirikana. Twumva ko Imana nta gaciro ifite mu buzima bwacu. Abenshi twagiye mu by'isi, twarwawe n'iby'isi. Abenshi ubukungu bw'isi buradukurura. Ubu abenshi nta nubwo bacyubaha umunsi wo gusenga. Niba kuwa 6 ugomba gusenga, urugero usenga ku isabato kuwa 6, ugasanga icyo gihe wigiriye guhinga cyangwa se ugiye muri bizinesi zawe nta yindi mpamvu, ugasanga wowe usenga ku cyumweru, nawe ku cyumweru wiriwe mu kazi kadafite aho kakugeza, cyangwa se ugasanga uri kureba ibindi. Ntabwo ari byiza rero kwima Imana agaciro. Ntabwo ari byiza kumva ko utaha Imana umwanya w'iminota mike cyangwa se w'amasaha make kugira ngo nayo ikomeze kube hafi. Twagiye twumva benshi bari bafite imitungo ihambaye iri hejuru, ariko mu masaha make cyane igahita isubira hasi cyangwa se izimira, ugasanga basubiye hasi cyane. Bwa butunzi bizeraga barabubuze. Tuzi umugani Kristo yaciriye abigishwa be w'umuherwe w'umugabo wari umukire cyane, atunze byinshi. Yageze igihe cyo gusarura ibyo yari afite, arahunika, ibigega biruzura, agira ubutunzi bwinshi. Arangije aravuga ati noneho ubu nta gusenga
ubu nta kugira aho njya, ubu ni ukwicara mu rugo noneho nkarya ibyo ntunze nejeje bizambeshaho. Iryo joro ntabwo yarayeho, yahise apfa. Ibyo byose yiringiraga byahise biba ubusa, yabisize atanabiriye. Akenshi twiringira ubutunzi bw'iyi si, hari igihe tuba twumva ko twagezeyo, ariko iby'isi tuzabisiga biribwe n'abandi, tuzabisiga, ntabwo tuzabijyana mu ijuru. Turabizi ko umuntu aba atunze byinshi, ariko mu isegonda rimwe gusa ugasanga arapfuye arabisiga, kandi bamwitaga ko ari umukire yagezeyo, ariko ugasanga ubwami bw'ijuru arabubuze kubera ko yanze gukorera uhoraho, agashaka iby'isi. Niba tudashaka kurimbuka, niba tudashaka kujya mu muriro w'iteka, niba tudashaka ko Imana itwanga, twemere dukore, twemere dusenge kandi nta buryarya, dusenge tudakina, ahubwo dusenge twumva ko dusenga Imana yacu, dusenga ibyiza dukorera umunsi ku munsi, kuko turabizi ko nta muntu ubwe wigira, kandi turabizi ko kuba turiho ari Imana, atari ku buntu bwacu, ahubwo ari ubuntu bw'Imana. Twese twavutse tutazi uko bigenze, twisanze kuri iyi si, turakura, abenshi turanasaza, ariko biragoye kuba wamenya uko Imana yagufashije kubaho. Biragoye kuba wamenya uko wavutse, usibye kumva ngo ababyeyi barakubyaye, waravutse nibyo, ariko waravutse kubera Imana. Niyo mpamvu uba ugomba kubaha Imana, kandi ukubaha n'ababyeyi bafashije iyo Mana kurema, nibo Imana yakunyujijemo, noneho uraremwa, uravuka, ariko ntabwo bizirikana. Wowe uha agaciro ibyo ubona, ntabwo uha agaciro Imana yawe yakurinze umunsi ku munsi, ntabwo uha agaciro Imana yawe yatumye ubaho, ukaba ugeze isaha ugihumeka umwuka w'abazima. Kubera icyo utayiha agaciro rero? Muri iki gihe isi yarahindutse, isi yuzuyemo ibibi gusa, ariko wowe tekereza ku kuntu wahinduka ukaba umuntu muzima, aho kugira ngo ukomeze ube umuntu ugendera mu ngeso mbi, wa wundi udakunda ibyiza ahubwo ukunda ibibi gusa, wa wundi wumva ko iby'isi bisumba iby'ijuru, wa wundi wumva ko iby'isi ari byo byiza, ari byo bifite agaciro kurusha iby'ijuru. Ni byiza rero kuba wakumva ko ugomba gukorera Imana ubuzima bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose, n'amagara yawe yose. Ni byiza rero kuba wakumva ko Imana ugomba kuyiha agaciro, ukayiha icyubahiro, kuko icyubahiro ari icy'Imana. Rero abenshi dusigaye dukorera Sekibi aho kugira ngo dukorere Imana, ndetse n'abakorera Imana usanga bakeza abami babiri, usanga rimwe bakorera Imana, ikindi bagakorera Satani, ugasanga ni ibintu bihabanye cyane. Hari ijambo rivuga ngo konja cyangwa se ushyuhe, ntubakazuyaze, kuko Imana nicyo iba ishaka, aho kugira ngo ubakazuyazi wakonja cyangwa se ugashyuha. Gushyuha rero bavuga ni ukujya mu by'Imana ubigiyemo, nta kuvuga ngo ugiye hamwe ugiye n'ahandi. Gukonja ni ukujya mu bya Sekibi ubigiyemo, ubwo nyine akaba ari uhisemo. Gusa icyiza, Imana niyo ubwami bwacu, niyo ubukungu bwacu, Imana niyo iduha buri kimwe, niyo dukwiye kumva ko tugomba gukorera gusa, tugomba kumva ko tugomba gushyuha nyine tugakorera Imana, kuko aricyo kintu cy'ingirakamaro. Naho kuba akazuyazi byo Imana ntibyemera, kuko ibigufata nk'aho utazi aho ukorera. Hitamo kimwe ukorera, ariko
hitamo Imana yawe kuko ariyo yakuremye. Umwanzi se kibimureke kuko ntacyo azakugezaho, ntacyo azakumarira usibye kuguhombya gusa, akakujyana mu muriro, akakujyana aho utazabasha kwinyagambura, aho uzahora urira aho kugira ngo ujye aho uzahora useka. Ni byiza rero guharanira kugira ngo tuzajye aho tuzahora duseka ubuzima bwacu bwose, tuzajye aho tuzahorana ibyishimo, turirimba ibisingizo, turirimba ikuzo ry'Imana yacu. Ndagushimiye wowe wateze amatwi iki kiganiro kugeza kigeze ku musozo. Ni iby'agaciro gakomeye cyane, kandi subscribe niba utarayikanda, ukande like, wandike na comment, kandi ntiwibagirwe gukora share, kandi iki kiganiro kiguhindure, kikubere inzira nziza yo kugarukira Imana. Niba wari warayitaye ugaruke. Bye bye.